Wari uzi ko waba ushaka gukoresha data za MTN ukazikoresha muri phone ya Airtel Listen to Imagine? Muri iyi video ndagaragaza uko bikorwa nta kosa na rimwe ribayemo, ku buryo kugeza neza usobanukiwe. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukuri ino video kugeza igeze ku musozo kandi ukayihereza like, hanyuma nyuma yaho ukaza gusiga comment umbwira yuko bikora, ndetse ugasiga n'igitekerezo munsi cya video y'ubutaha twaza gukoraho. Reka dutangire neza akantu ku kandi mbabwira ko mbahaye ikaze. Murakoze. Mbahereze ikaze mwe muri kuri no video kano kanya ngiye kubereka uburyo wakoresha telefone yawe ndetse ya Airtel Listen to Imagine. Nkuko ubireba murabibona yuko ari Airtel Listen to Imagine. Nkuko mubizi ngiye kubabwira ese ni gute twakoresha cyangwa se twafata Airtel Listen to Imagine tukabasha kuba twakoresha internet ya MTN ku buntu. Nkuko mubizi ngiye kubereka rero ku ino video cyangwa se ku YouTube channel. Murabizi uyu ni umwanya wahariwe utuntu n'utundi kuri Profit 250 tuzajya tugaruka every day. Nkuko mubibona iyi ni telefone ndetse nkaba mfitemo Airtel ndetse na MTN. Aka kanya ubu tuvugana nkaba ndi gukoresha telefone ya Airtel Listen to Imagine yindi igura ibihumbi 20. Please reka namubwire ino video ngiye nayiteguyeho neza ko mbizi neza yuko bikora, ndabizi neza birakora rwose, ndabikwereka bikora ndetse bifunguye. Nkuko ubireba hejuru gato urabona yuko connection zifunguye ari iza Airtel nkuko ubyibonera. Sasa rero nkaba ngiye kukwereka se ni gute wakoresha internet ya MTN ama mega data za MTN zigatangira gukora muri telefone ya yindi Listen to Imagine Airtel. Reka nkwereke uburyo bikora ndetse akantu ku kandi. Singwa mite mubwira ngo kora subscribe, uraza gukora subscribe natangiye gukora nta kibazo. Ukore like gusa ndetse ibindi reka dukomeze. Sasa kugira ngo bino bintu ubikuremo, ushaka kubikuramo nuko ikintu cya mbere wifashisha ari uko uza kuno. Uraza kuno ngaha, uraza muri settings ya zawe. No kuvuga ati ari videos mwagiye mubona bakabereka ngo ni gute babigira, ariko niba bibereke neza ziri gukora. Ariko ngiye ubu tuvugana ndabikwereka connection zafungutse ndetse n'udukoni turi gutera. Sasa mbere yuko dukomeza sibyo, hari steps nigeze gukora bwa mbere. Okay, banza uzukandano cyane utsindagire. Numara gutsindagira uze mwereke kuntu uri bwaze kubigenza. Ukane kuri kano kantu utsindagira heza kwita kaza kantu kitwa about sibyo, ugakandeho. Numara gukandaho uri buze kuza handitse ngo storage and H uzuha kandi sibyo. Ubu n'uburyo bumwe ariko ushatse ukoresha n'ubundi. Okay, reka mwe mukurikire video ndabibereka neza. Sasa niza ngaza kuri clear H ahangaha sibyo, kuri clear H ndaza makande, nimara kwakanda ntegereze gatoya. Ndategereza gato ubwo byabaye. Sasa mito nongera nze nkande ahanditse ngo clear storage sibyo, nkande kuri clear storage makande. Nimara kwakanda birahita bifunguka bite byigarura muri screen yawe. Sasa ubwo tugiye gukurikizaho step ya kabiri. Urahita none wongera uze ufungure setting yawe, ushake setting yawe. Ushaka kugira ngo nawe telefone yawe uyigire nziza gutya ya Airtel. Ino phone nashatse uburyo nyibona nyine ko nari nabuze uburyo mbone phone nk'iyi basi kugira ngo bakore update kuri zo. Bamwe na bamwe bagendaga babimegera gute ubu ngo uri cyari cyo gihe. Reba urabona ngewe ifoto igaragaramo neza, wishaka nzabikwereka. Reka tkubanze twikomereze. Rero uyu ni umwanya nahariye utuntu tundi cyangwa se akana kariya ewana. Just now reka nkwereke. Uraza ukande handitse ngo mobile sibyo, uraza ukanda handitse ngo network and internet, ni uri bwaze gukanda. Sasa numara kuwakanda urahita ukanda ahantu hamwe ngiye kukwereka. Uraza uze ahantu handitse ngo sims, ukande kuri sims sibyo. Nukanda kuri sims urabonamo Airtel ndetse na MTN. Nkuko ubibona urabona yuko connection zifunguriye hehe kuri Airtel. Urabona zifunguye kuri Airtel. Aka kantu kanditseho mobile data kaba kerekana yuko gafungure kuri gafunguye network. Tunamora hejuru turabona ko zifungure kuri Airtel, urabona ko ariho byanditsemo. Sasa tugiye kubihindura ndetse ubibone hejuru zino sinyare zino gutera hejuru. Sasa kuntu ubigenza nukuwe, urahita usa hano uzikupe. Urahita uzikupa, numara kuzikupa usubira inyuma gatoya. Wongere uze kuri wongere usubira inyuma gutya abitangira muri setting. Wongere ukandanditse ngo sims kuri sim card uhakande. Ndetse ukora like ndetse ukore subscribe kuri YouTube channel kuko ino video iraza kugufasha ndabizi neza sibyo. Ukande hanganditse ngo MTN. Nukanda MTN uraza kuhita uza munsi yaho gatoya mbere yuko uyigira access sibyo. Mbere na mbere urabanza uyigira access. Hano connection urabanza uzifunge. Urabona ko zifunze. Sasa sibyo, wite uzano handitse ngo mobile and data uhakande. Ukiyakanda wite ukanda handitse use MTN uhakande. Urabona ko makanze ubwo zirafunguye. None ngiye kuza mfungure hari hejuru, nako zifunguye hejuru haracyanditsemo Airtel
Lite ntabwo harajyamo MTN, bivuze yuko MTN ntabwo iri insatingamo, sibyo? No hejuru ntabwo zigaragara, kandi hano nafunguye connection kuri MTN. Sasa nicyo gihe ngo tukore cracking, tugiye kuyicrackinga ku buryo iri buze kuba yafata connection za MTN ndetse ukajya ukoreshaho amaraga yaho. Twagiye byose mbere yuko nkora bira nangiye gukora, reka tubanze dukora ino step mbanze mbikwereke, kandi birakunda ndabizi neza, saba. Dusubira inyuma gato, wongere kupe telefone yawe, ibyo wari urimo gukora use nk'ubikuramo byose, sibyo? Wongere ufungure setting ya telefone yawe. Iyi setting urongera uyifungure ukurikize uko ndi kubikwereka. Ino video sinshaka ko itinda, sibyo? Hanyuma turaza gudukanda handitse ngo network and internet, tuhakande. Tukiyakanda tujye tuza umenye neza niba connection hejuru zifungura, urabona ko zifunguye buri kimwe cyose, sibyo? Hanyuma mitenza nkande internet kuri network and internet, sibyo? Makande nyiki akanda urani yuko harimo MTN nkuko ubibona kuri internet, ariko hejuru ntabwo uri kubona iki za sinyare ko zaje. Urahita ukanda ari mu nguni hariya, uhakande ukande kuri reset, kari akantu ka resetting, uhakande utegerezeho gatoya. Urategereza byirodinge kugira ngo bashe kuba byakinsatingamo sasa, sibyo? Utegereze gatoya cyane. Urabona yuko bigize ako connection ntabwo zirazaho hejuru, sibyo? Ntabwo ziraza, urongera ukandeho bwa kabiri. Ushobora no gukanda inshuro 3, 4, 5, ako ngenda bizi neza ko bikora. Ibyo ngibyo bimenye. Gusa umenye neza ko birakora ndetse birizewe. Love 250 ugize ikibazo unyandikira hasi muri comment kugira ngo mbashe kuba nabigufashamo ndetse bize kuba byakunda. Please ibyo nkubwira wowe uri buze kubikora bikaza gugukundira, uze kunyandikira aho. Urabona yuko byabaye connected, sinzi niba uri kubireba neza. Hejuru kubona yuko connection yese iba connected, sinzi niba uri kubibona hejuru mu nguni nuko connection yese iza, ndetse na MTN ukayitubona ko iri connected. Dore ngibi sinzi niba uri kuwareba neza ko allows ntago ziri gukunda. Durabona yuko iri connected. MTN nako yese iba connected. N'ikimenyimenyi hejuru nitumanura gake ahandi hejuru twese tubona handitsemo right. Nkuko mubizi MTN iba yanditsemo right, nkuko mubizi iba yanditsemo right, yari Airtel abanditsemo Airtel and right. Ibyo ngibyo murabizi neza. Bano yuko birakunda ndetse ibintu byose wakona byose nyine birakunda. Byamutse byanze ukabona biranze, sibyo? Ako ngenda bizi ko bikunda, ko umaze kubigerageza kuri telefone nyinshi birakunda, ndabizi yewe. Okay, uze kubikora umva ukande hari ukomeza resetting, nishaka kuri setting inshuro 20, ndabizi ko biri bwaze kuba byakunda, sibyo? Ibyo byo nyizera ko biri bwaze kuba byakunda. Nushake ukande inshuro 20 biraza kuba byakunda, ibyo byo ndabizi neza. Tieno ko yise iba connected. N'ikimenyimenyi reka mite mfata connection sim card ya Airtel, mite mbanzana nayifunge se nkuyikuye muri no telefone kugira ngo bashe no kuba banabyemera neza. Dore sim card ya Airtel singiyi ngiye kwifatanya igire inactive, nyivane ku murongo. Ninza nkakanda hano ndahita nyisibamo, ndahita mera nkuyivanyemo, ahita asigara umwanya umwe MTN. Ngira ngo uri kubibona hejuru, sibyo? Ninza dobikwereka neza. Dore singira Airtel na MTN, Airtel nyikuyeho. Nimba nyikuyeho ubwo bivuze yuko hasigayemo MTN, nkuko ubyibonera hasigayemo MTN, ndetse ninza no gukalzi uraza gusanga harimo MTN. No yuko bikunda. Gusa ubwo rakumamagaraho. Koze rero uze kumamagara kuri izo nomero zanjye, ugize ikibazo mbigufashemo. Izo nomero n'impamvu nazisizeho, sibyo? Nge nkora ikintu ngifitiye ubuhamya, apana kwa kundi ngo no kujya mbahereza video ngo mbone views, no way. Nge nkiraho nomero ukamamagara nkabigufasha neza, sibyo? Bikanga ariko twagugu nagufashije, ndagushime cyane. Rero deka ukomeze video uyirebe neza. Urakoze. Ni step ya mbere, sibyo? Ariko kambikwereke, sibyo? Kanze guhamagara nze mu buryo bwo guhamagara utureko atarimo sim card imwe. Ase ukweri ni ngombwa mbereke proof nyinshi, ariko nacyo muzagenda munyizera step by step buri munsi ko bigenda bukeye, sibyo? Dore ninza nkakanda gutya bahita banyereka yuko irimo sim card imwe, bita bifungukira he kuri MTN nkuko mubyibonera ko ari kuri MTN, sibyo? Sasa ninza okay kankwereke. Dore ninza nkakanda kanyenyeri 135 kanyenyeri 8 urwego, urabona yuko ari iki, ari MTN irimo. Irindi ntago kuri Airtel bijya bikunda. Urabona ko MTN niyo uri kubona izi nomero zanjye za telefone nkuko mubyize. Urabona yuko byose birakunda. Sasa ubwo ni step ya mbere. None step ya kabiri ushobora gukurisetinga kuri ukabona ntabwo byemeye. Dore uburyo bigenza ni gute: kora like ndetse ukore na subscribe kuri YouTube channel kugeza jya ubana izindi updates ngizaye ngenda mbahereza. Okay, reka dutangire noneho. Tuvuge ira step urayikoze iranga. Ira step iyo yanze, dore ubundi buryo bwa kabiri ubikoramo.
urabona nahise mbanza nsa nkaho nkuramo gusa dore ikindi kintu iyo ukuye connection za MTN ukongera ukazisubizaho gutya iyo urebye ntabwo zita zigarukaho hejuru kugira uzongeye zigaruke wongera ukarisettinga kuko uba warayimenyereje kubikora kuriya bituma buri gihe ubikoze bidatinda. Tuvuge dore zavuyeho, reka ngaruye simukadi ya Airtel hejuru zavuyeho kuko nazifunze ngo zifungura, ubimenye ko iyo wongeye ukazifungura zisa nkaho zivuye kugira uzongeye zigaruke ukongera ukabikora kuriya kandi ariko ubikora kuriya kwa nyuma apana ukongera ngo ukajya muri setting inyuma apana ngo kujya kuri clean urabona ko Airtel nayigaruyeho. Noneho uburyo bwa kabiri iyo wakoze buriya bukanga, noneho usubira inyuma gake ukaza muri setting nk'ibisanzwe ukahita uzana wanditse ngo sims, wakanda kuri sims ukahita uzugakanda kuri Airtel ukahita ugira inactive, ukahita usa nkaho uyifunze ukayifunga gutya kavaho, yamara kuvaho ukahita uza ugasubira inyuma ukamenya neza nimba MTN niri connected n'ubundi, hanyuma ukahita wongera ugasubira inyuma ukaza muri setting bisanzwe hano bitangirira niho hano bitangirira sibyo, ukaza muri setting ukahita muri network and internet ukahakanda, wamara kuhakanda ukongera ugakanda kuri network available hejuru ukahakanda, uhita ukanda kuri ka kantu ko kwikaraga ko hejuru mu nguni ukagakandaho ugategereza bikarodinga, urabona ko birodinga ndetse cyane ugategereza gatoya, hanyuma iyo umenya bitinze ushobora kongera ugakanda nanone kugeza hano habaye connected. Urabona ko bise biba connected zikahita zizaho ako kanya kubibona yuko connection za MTN zibaye connected. Rero hari igihe ushaka kubona ukabona bibaye connected bisa byongera bikavaho gutyo nyine bibikiye connected bitabivaho utongera ugakanda ara kuri reset ukarisetting. Ubwo bwari uburyo bwa kangahe bwa kabiri. Uburyo bwa nyuma rero wakoresha ndumva ari ubwo ngubwo gusa umenye yuko telefone iri gukoresha noneho iyo usoje hari ikindi kintu ukora uraza kuzane twako connection zamaze kuba zafunguka, noneho uhite uza wongera ufungure ya simukadi yawe wafunze cyangwa se uragize inactive, niho handi uzagaruka handi yanditse ngo network cyangwa se network and internet, nukana kuri network and internet ukanda kuri sims nanone ukande kuri Airtel kuko warabizi ko yari inactive, nimara kuyikandaho uhite uza ukande hano gutya kuri akangaka kuryo kahita kaza kagafunguka ikongera ikagaruka warayesho. Nuko nguko rero bikorwa intambwe ku yindi, kandi nakubwira yuko nimba ari bikigano ko wagikunze wagereza like, ndetse niba ari na video y'ubita wakifuza ko twagukoreraho gusa gato mbere yuko nkomeza iyi video hari abantu bigeze kwa updating kumwe bazaga muri settings ugasanga hano gutya muri setting cyangwa se muri system ugasanga bakoze icyo bita update. Abantu bakoze update akaba ari version ya Android 13 kuri Android 13 version yayo, hoho version yayo kuri guriya tubikora ntabwo ubwo ari Airtel Horizon Imagine murabizi ko ziri mu bwoko bungahe bubiri. Hari za telefone zifite kamera mo hagati niyo iri kura mu screen yawe, ndetse akaba na ya telefone ifite kamera hejuru itarimo hagati. Rero ntago zose zikorwa kimwe, iyo nayindi gukoresha ni ya telefone idafite kamera yo hagati. Zimwe zifite kamera yo hagati zo ntago nayibona, sinziho niba bihuje, ahubwo sinzi neza niba bihuje. Ubwo mwe muyifite mwambwe muraza kubikora, muraza kunyandikira muri comment. Gusa nimusanga bidahuje muze kunyandikira muri comment, naho nzashaka uburyo mbona telefone nk'iyo ngiyo nayo mite nshaka phone imwe ifite kamera hagati mbashe kuba nabibakorera bibashe kuba byakunda. Trust me, then subscribe ukanda like ino video tuzajya ubona izindi update ngenda mugezaho. Trust me, I love you. Sibyo nubona wowe akunda bizi neza ko bikunda nimuzi ko wakoresheje ya phone ifite kamera hejuru apana imwe ifite kamera hagati, ndabizi neza ko biri bukunde. Mbabara basi nibize gukunda uze ko unyine utere comment uvuga ati urakoze, ako nibize no gukunda wabikoze ugaruka wongera utere comment uvuga ati byakoze. Ndagushimiye cyane. Rero izo nomero zanjye ushobora kumpamagaraho. Urakoze rero uze kumamagara kuri izo nomero zanjye ugize ikibazo mbigufashemo. Izo nomero n'impamvu nazisizeho sibyo, nge nkora ikintu ngifitiye ubuhamya apana kuko akundi ngo no kujya mbahereza video ngo mbone views. No way, nge nkiraho nomero ukamamagara nkabigufasha neza sibyo, bikanga ariko twagugu nagufashije. Ndagushimiye cyane. Rero reka ukomeze video uyirebe neza. Urakoze. Okay.